niyo yayangaye araza ejo inka zarashize none rino joro iki ni kiraro aha n'ahantu inka zari zituye urebe zari mu rugo zarishwe inka zikingiwe kugira ngo zitamena nijoro ngo yenda zogenda zikaja mu byo kurya by'abandi inka zirishwa ziratemagurwa murabibona ku mafoto tukaba rero twatangaye ngaba basaza b'Umurenge rero ntabwo mubyumviye barabisobanuye bati inka zirimo ziratemagurwa nijoro none ndashaka kubabaza ntubimana mwe rero ngaho mumbwire ibyaba basaza barimo baravuga b'Umurenge ni ukuvuga ngo twirwane hiraze kabeshya ngo ni drone ngo za FRDC ngo ni drone ngo z'abarundi ngo zaze zirarasa none abasaza b'Umurenge murabiyumviye uburyo cyo barimo baravuga bati inka zirimo ziratemagurwa nijoro ndashaka kubabaza drone zitunga imipanga drone zitunga ibyo bikoresho gakondo ku buryo ziza nijoro zitwikira ijoro zikaza zigatemagura mujye mumbwira namwe mumbabarire ubu rero hari ikibazo abanyamurenge batari kureba neza nibashaka bahumuke kuko abanyamurenge ahantu bageze harindimuka ibyo kuvuga ko inka zirimo ziricwa na drone ibyo nimushaka mubyibagirwe ahubwo mwemere ngo inka zirimo ziratemagurwa na MRDP twirwaneho ifatanyije n'ibyo bimara byabo ngo niritabara ibo barimo baraza bakitwikira ijoro inka bagatemagura izindi bakaziteramo amagerenade akazishwanyaguza ubundi barangiza ati dore drone yazimaze iyo drone iza yitwikiriye ijoro ije ku manywa byayitwara iki drone ireba nijoro ngo tuvuge yuko ari igihunyira yenda ku manywa kamera zazo zitareba mujye namwe mubireba rero nicyo nababwiraga abanyamurenge mumeze nk'abantu bo kwa Nowa ubu ngubu abantu bo kwa Nowa n'abanyamurenge ndabona muteye kimwe abitwa karabo kuri mwamaze kubashyira hasi ahubwo abavuga ibigoramye nibo mwahaye intebe abanyamurenge bashaka ibintu bya fanatisme babishyira hasi bafashe ibyitwa abari intwari babahindura ibigoryi barangije bafata ibigoryi baba ari byo bita intwari twirwaneho ne yahindutse intwari y'abanyamurenge bafata amahoro peace iyo ngiyo baba ariyo bagira ngo ni umuvugizi wabo kandi BGA banyamurenge Global Advocacy ariyo yakabaye bavuganira bayishyira ku ruhande baba ariyo bita ngo ni ikigoryi ni muhagarare hamwe rero bajya bavuga ngo urwishigisha yararusoma muhagarare hamwe mu bumwe ni mwebwe mwikururiye umunsi mujya guhereza intebe twirwaneho mvuye aho ngaho rero reka mpite nigarukira ku makuru akomeye cyane amakuru aturuka mu mujyi wa Goma ni uko muri Kivu Amajyaruguru umujyi ubungubu wa Goma urafunze igoma kubera umwuka mubi urimo urarushaho kwiyongera abaturage b'Igoma bakaba basabwe kuguma mu ngo zabo akizwe nka ville morute kuri uyu wa gatanu tariki ya 3 bagamije gusaba ko inyeshyamba za M23 ziva muri uwo mujyi kuko abinakeza ngo imyigaragambyo noneho y'abaturage b'Igoma bayikoze bifungirana mu ngo zabo bose habura n'umukandagira habona mu buryo bwo kugaragaza yuko batifuza ko M23 ibagumira ku butaka iyi gahunda kandi igamije kwamagana imyitwarire ifatwa ku ngufu ndetse n'ivangura birimo guha amahirwe bamwe hashingiwe ku bushuti ikizwe nka nepotisme ku bwoko tribalisme no ku kimenyane kizwi nka clientelisme ibi bikaba bikomeje kuvugwaho cyane ku moko amwe namwe arimo ngabaha abanande n'abahunde mu gihe hari umwuka mubi w'amacakubiri kandi M23 yaratangazaga yuko ije kurwanya tribalisme nkuko bivugwa n'abantu batandukanye bo mu miryango itari ya politiki cyangwa y'inyeshyamba bavuga ko ibintu bihangayikishije cyane kuko bishobora guteza umwuka mubi kurushaho hagati y'amoko cyane abarizwa hano mu burasirazuba bwa Kongo benshi bashinja ubuyobozi bwa M23 buriho kugenzura inzego zimwe na zimwe n'ibigo bya leta ko burimo guha amahirwe amwe mu matsinda kurusha andi bigatera abandi kumva bararenganyijwe muri rusange rero hari abanenga M23 bavuga ko iri kurushaho kongera amacakubiri ya politike n'imibereho mu mujyi wa Goma abenshi barasaba ko hakorwa ibishoboka byose ngo umwuka ugabanuke hagashyirwaho ubuyobozi burimo bose kugira ngo hirindwe ko umutekano wakomeza kuzamba no guteza ingaruka zikomeye ku baturage b'Abanyekongo by'umwihariko hano mu mujyi wa Goma mwibuke yuko M23 ijya gukora ibi bintu
yatangiye ivuga yuko ngo irimo irarwanya ngo tribalisme, ngo Tshisekedi tribalisme, Kabila tribalisme, Laurent Desire Kabila tribalisme, Mobutu tribalisme. None abaririmbaga ko baje kuyirwanya ahubwo nibo barimo barayishyira ku ibere bakayonsa bya bindi byo ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero ntabwo nzi impamvu abanande n'abahunde aribo barimo barahabwa amahirwe cyane. Byashoboka yuko harya wa mugabo Corneille Nangaa abarizwa mu buhe bwoko? Ntabwo ni umwanande, ni umuhunde hafi aho ngaho. Ubwo rero murumva yuko ibintu bitoroshye mu mujyi wa Goma, ibintu ntabwo. Joseph Kabila arakubwira ati jyewe se mbarizwa muri M23, ati ntabwo mbarirwa mu bagize iryo tsinda, ati yomba ndimo ntibigeze ahigeze ubu ngubu ibintu biba byaramaze gufata umurego ndetse tuba twarageze Kinshasa. Mu kanya muzehe w'u Rwanda nawe ati M23 si umutwe w'abanyarwanda, ni uw'abakongomani, ubu witwa AFC kandi ufitanye isano na Joseph Kabila. Ngaho ubwo se yewe mwabagabo mwe rero ibintu birimo biragenda biryoha. Icyo nzi cyo utu twose Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irarikodinga data ishyira hariya, bya bihugu byose murabizi. Ubwo rero nizere ko Donald Trump aka kantu bukamaze kumugeraho kare, icyo gukora arakizi. Erega ni bya bindi bajya bababwira, ubundi uhekenya igisheke, iyo igisheke ukiriye kigashiramo uburyohe igikatsi uracira, kandi ntabwo birangiriye gucira igikatsi, urafata ugashyira muri puberi bakazagenda bakamena mu ngarane. Ubu rero niyo nzira ya M23, nta yandi mahitamo asigaye. Reka mpite mvaho ngaho nihuta cyane, nerekeze hano. Hari inkuru irimo iravugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ubu ngubu bari muri diro imeze ite rero. Nk'uko ikinyamakuru Reuters cyabitangaje, ngo Kinshasa irimo kwiga icyifuzo cya Amerika cyo kwakira bimukira birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umujyi wa Kinshasa ndetse na guverinoma ya Facibeto bari gusuzuma icyifuzo cyatanzwe n'abanyamerika cyo kwakira bimukira birukanwe ku butaka bwayo. Nubwo atari abanyekongo, Leta zikomeza ivuga yuko ibi biri mu rwego rwa politiki nshya ya Amerika yo kohereza bimukira mu bindi bihugu. Ibindi byateje impaka ngo n'ukunengwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Leta zigakomeza igaragaza yuko hari amakuru avuga yuko hari ibiganiro bikiri mu ntangiriro kandi bitaramenyekana neza by'umubare w'abazoherezwa ndetse n'ibihugu bakomokamo bakaba bakoherezwa i Kinshasa. Gusa igihari kizwi ni uko aya masezerano Amerika yagiye igirana n'ibindi bihugu n'abagiye babasha kwakira abo bimukira ntibagiye baharara kabiri, kubera yuko bagiye bahagera bamwe bagafungwa, abandi bakongera bagahambirizwa bagasubizwa mu bihugu bagiye bakomotsemo. Ubwo rero murumva n'ubundi bihita bihinduka nka bya bindi by'ubwayi mu kigunda. Reka mbabwire bazabazane babashyire hariya muri Kongo, bazabashyire mu mashyamba ya Kongo, ubundi bahangane na M23. Ibyo byihebe ni ukuvuga ngo ni ibinani byananiye Amerika, none irimo iravuga ati reka tubafate tujye kubahamba muri Afurika. Ubwo rero ntabwo mbizi niba Tshisekedi ari buze kwemera guhinduka mu ndisi, bitwaje yuko ngo bafitanye ubufatanye n'ubuhahirane bakabazanayo.